mbaramutse kandi nongere mbahe ikaze. Uyu mwanya nifuje kongera kuvuga ijambo ry'Imana rishingiye muri Zaburi. Insanganyamatsiko iragira iti Imana ntitererana abayiringira. Iryo somo warisoma muri Zaburi 34:19 ukageza ku 20. Haravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rimeneka. Bibutse ko iri somo riri muri Zaburi. Bakunzi dukunda muri Kristo Yesu, ndabaramukije nanone mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ndashaka kuvugana n'umuntu uri kunyumva afite umutima uremerewe hafi, ushobora kuba amaze igihe arira mu ibanga. Hari uwatakaje akazi. Yego, impamvu nibanda ku watakaje akazi cyangwa ku umutima umeze neza udatuje, kubaho biragoranye. Niyo mpamvu nkomeza kwibanda muri ibyo. N'uwabuze hepfo na ruguru, byose ni ibibazo bituremereye kuri iyi si. Niyo mpamvu akenshi mba mvuga ngo isengesho rikemura byose. Uwiringiye Imana ntabwo azakorwa n'isoni. Yego, ariko Imana ifite ubutumwa bukomeye kuri wowe. Ntukihebe, ariko ntibivuze ko umukiranutsi, cyangwa ntibikubwiye ko umukiranutsi atazagira ibigeragezo, kuko turi mu isi y'ibigeragezo. Twamanukiwe na Sekibi, ariko udukiza, intwaro ya mbere, intsinzi yacu ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu muri Zaburi havuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko yahise yongeraho iti Uwiteka amukiza muri byose. Amen, amen. Ibyo bivuze ko ibibazo si cyo gifite ijambo rya nyuma. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye, ku buzima bwawe. Ingingo ya mbere, ku bafite ibibazo si ikimenyetso cy'uko Imana yakuretse. Niyo mpamvu akenshi uzasanga hari abantu bibwira ko iyo bakijijwe bazabaho nta bibazo cyangwa nta mibabaro. Hoya, ntabwo ari uko bimeze. Ariko ihumure rya mbere ni uko iyo duciye mu gusenga tugaca bugufi tukinginga Imana ibidukiza. Nanone Bibiliya iravuga iti amakuba n'ibyago by'umukiranutsi, nk'uko twabivuze ruguru, ni byinshi. Niba uri mu bigeragezo uyu munsi, ntutekereze ko Imana yakwibagiwe. Yozefu yaragurishijwe, Yobu yatakaje ibintu byose, Daniyeli yajugunywe mu rwobo rw'intare, Pawulo yarafunzwe, ariko Imana ntiyigeze ibatererana. Tugendeye ku ngero z'abantu bazwi banyuze mu bibazo ndetse biremereye biruta n'ibyo twebwe tunyuramo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko kubera bari bafite kwiringira, bari bafite gushikama ku Mana, babitambutsemo baba bazima. Nawe ushobora kuba uri mu mwijima, ariko Imana iri kukubona kandi iri kumwe nawe, ntabwo uri wenyine. Ni nayo ishobora kugucishamo muri icyo kibazo, kuko inshuti, imiryango, ibyo twiringira byose ni ubusa imbere yabyo. Iyo Uwiteka yemeye ko duca muri icyo kibazo, ni ukugira ngo tuzabone ishimwe ry'ejo hazaza. Ntabwo ari uko aba yadutereranye, kabone n'uwo byaba ari iby'umwanzi, atari imitego y'umwanzi Satani. Uwiteka ahora aturinda. Ingingo ya kabiri iragira iti Imana ikiza mu gihe cyayo. Hari igihe dutaka tugategereza igisubizo, cyangwa tukagitegereza ako kanya, ariko Imana ikora mu gihe cyayo. Lazaro yamaze iminsi 4 mu mva. Abisirayeli bamaze imyaka 400 mu bubata, ariko igihe cy'Imana kigeze yabakuye mu bubata. Bivuga ko gutaka kwacu, kabone n'ubwo byaba uyu munsi, bikaba ejo bundi, bigafata ukwezi, cyangwa se bigafata umunsi umwe, cyangwa se buri wese bitewe n'ikigeragezo cye, Uwiteka ababyumva. Igihe n'isaha y'Imana iyo bigeze, turatabarwa. Cyangwa ikibazo urimo uyu munsi, humura, naho bwakwira buzongera buke. Nta joro ridacya, nta n'imvura idahita. Niba umaze igihe utegereje, ntugacike intege. Imana ntikererwa, izira igihe cya nyacyo, igera igihe ikagukorera igitangaza.
naho ingingo ya gatatu, Imana ikurinda niyo utabibona. Nakunze kubivuga ngo gusenga, kabone nubwo wavuga ijambo rimwe, niyo utarajya kurivuga, Imana ibizi icyo ukeneye, Imana ibizi icyo tugiye kuyisaba. Niyo mpamvu iturinda ibibi byinshi tutabona, kuko ibitweretse akenshi dushobora kwiheba no gutakaza ibyiringiro byo kubaho. Zaburi iravuga iti, arinda amagufwa ye yose. Hari ibibi byinshi Imana yakurinze utigeze umenya. Hari impanuka utigeze ukora, hari indwara utigeze urwara, hari abantu bifuzaga kukugirira nabi, ariko Imana irakurinda. Nubwo utabibona, ukuboko kw'Imana gukomeje kukurinda. Amen. Aha reka nongere nsubire inyuma mvuge ngo byinshi bihiga ubuzima bwacu, byinshi bihiga ubugingo bwacu, byinshi bihiga imiryango yacu, byinshi bihiga akazi kacu, byinshi bihiga amahirwe yacu, byinshi bihiga bya bindi bibi cyane biduhiga, Uwiteka abidukiza, abidukuriraho tutarabasha kubibona, kuko ni Imana y'inyembabazi, ni Imana y'inyempuhwe, ni Imana ikora tutayitegetse. Ingingo ya kane, ibigeragezo sibyo birangiza amateka yawe, sibyo birangiza amateka yacu, sibyo birangiza amateka yanjye. Hari abantu batekereza ko ubuzima bwabo burangiye, ariko Imana iravuga iti, nzakiza umukiranutsi muri byose. Icyo urimo si cyo uzasigarana. Amarira y'uyu munsi ashobora kuba ubuhamya bw'ejo hazaza. Ijoro rishobora kuba rirerire, ariko umuseke uraza, cyangwa se umucyo urongera ukatubonekera. Ntabwo buri munsi nk'uko babivuga, ntabwo hahora ku cyumweru, buri munsi ntabwo twahora tunezerewe, kuko turi mu isi yanduye, ariko Uwiteka ahora atureberera. Niyo mpamvu iyi ngingo ya kane ivuga ngo ibigeragezo si byo birangiza amateka yacu. Gushikama, kwihangana, gukomeza guhatana mu buzima biduhereza ibyiringiro by'ejo hazaza. Ingingo ya gatanu iragira iti, wizere Imana kugeza ku iherezo. Hari igihe Satani ashaka ko ureka gusenga, hari igihe ashaka ko ureka kwizera, ariko uyu munsi ndakubwira nti, ntureke gusenga, ntureke kwizera, ntureke gutegereza Imana. Iyo Imana ivuze ngo yego, nta muntu ushobora kuvuga ngo oya, habe n'umwe. Ejo hawe ni ahawe, uyu munsi ni ahanjye, ejo bundi ni ah'undi, gutyo gutyo gutyo, amahirwe twese twarayaremewe atugeraho. Ihamagarwa ry'uyu munsi riragira riti, niba uri kunyumva kandi waracitse intege, ndagusaba kongera kwizera Imana. Niba waratakaje ibyiringiro, ongera ububyuke muri Kristo. Niba waracitse intege, uyu munsi Imana irakubwira iti, ndi kumwe nawe, ntabwo nzagutererana, nzakugeza aho nagusezeranyije. Amina. Umwanzuro cyangwa se gusoza biragira biti, twibuke ko umukiranutsi ashobora kurira uyu munsi, ariko ejo agaseka. Ashobora kunyura mu mibabaro, ariko Imana izamukiza. Ashobora kunyura mu mwijima, ariko Imana izamwereka umucyo. Nta kibazo kiruta Imana, nta ndwara iruta ubushobozi bwayo, nta rugi rufunze idashobora gukingura, nta mutima umenetse idashobora gukiza. Uyu munsi humura, Imana iracyari ku ntebe y'ubwami. Amen, amen. Irakuzi, irakubona, iragukunda, kandi igihe cyawe cyose kigomba gutsinda, kigomba kuzasohora. Igihe cyose umuntu agomba gutegereza yizeye intsinzi. Amen. Reka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana ikiranuka, Mana nziza, Mana y'ubutware, Mana y'ububasha, twongeye kugushima. Tugushimye ko turi amahoro, tugushimye ko twongeye kumenya ko hari byinshi bihiga ubugingo bwacu, bihiga ubuzima bwacu, bihiga buri kimwe cyacu cyose. Mwami Imana, twibukije ko ibyo byose ubiturinda nta kiguzi, ubiturinda tutabashije kugira icyo tubikubwiraho. Ntuhabwe icyubahiro. Turakwinginze Mwami Imana, ukomeze ubane natwe muri iyi si ibabaje, muri iyi si yuzuye ubugome, muri iyi si yuzuye umwijima. Ongera umucyo mu bugingo bwacu, mu buzima bwacu, mu byo dukora. Wongere
umucyo mu bacu. Mu izina rya Yesu dukomeze kugira ngo Data kuri wa munsi w'umuzuko natwe tuzagusanganire twishimye. Uhoraho mwiza, komeza uganze mu byacu, uganze mu bya bariya, ubiyereke abafite ibibazo bitandukanye, Mwami Imana ubane nabo. Abashaka gushyigikira umurimo wawe, Mwami Imana, nabo bazamure, ubateremo kwizera, ubateremo Data kumenya ko ari we mukuru, ari we mwami, ari we uri ku ngoma nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Uri umwami w'abami, nta na kimwe cyakunanira kuri iyi si Data. Icyo dukeneye twe ni ukuguhereza imitima yacu, tukongera tukakwizera. Ngaho duteramo kwizera gukomeye. Amen. Niwabikora ni ukuri icyubahiro kizaba icyawe iteka ryose. Ngaho komeza Data, ubane na buri umwe wese ufite ibibazo bitandukanye, ubane n'abarwayi, ubane n'abakomeretse, ubane n'abafite ibibazo bitandukanye, ubiyereke, ubigaragarize, kuko uri Imana ishobora byose. Nta wakwiringiye uzakorwa n'isoni. Ngaho reka iri jambo ryawe ricengere mu mitima ya benshi, reka iri jambo ryawe rigende rigere kure, reka rishinge imizima mitima yacu, bizatubere impamba n'urwego bizatugeza muri Kanani yawe. Tubigusabye twizeye ku bwa Yesu umucunguzi wacu. Amina. Mana, komeza ubane natwe, komeza ushyigikire umurimo wawe. Turacyari bato kuri uyu murongo, turacyari bato kuri cano, ariko ijambo ryawe niyo ryakumva n'umuntu umwe birahagije. Komeza utwagure, utwohereze abadushyigikira, dufatanye mu kugushakisha, dufatanye mu kukwiyambaza, tunashyigikirane mu buzima busanzwe bwo kuri iyi si. Komeza ubahe umugisha abumva iri jambo, kandi ukomeze ubatsindire. Ni ukuri komeza natwe twagure mu buryo bw'umwuka. Naho ubutaha.